Rero ikibuga cy'indege cya Kanombe first ni ikibuga cy'indege kiri international mu Rwanda, ni ikibuga nabwo kiri international kugeza ubu ngubu cyonyine mu Rwanda. Ni ikibuga nabo gihostinga cyangwa se giflyingisha indege nyinshi. Mperuka ko u Rwanda rufite indege 15, ubwo niho zilandinga no kuraniga no gukrashinga. Ni naho kandi numva ni ikibuga mpuzamahanga kigwaho indege zitandukanye, kiberaho n'ibindi bikorwa bitandukanye, kuko niho Rwandair office ikorera cyangwa se niho Rwanda Aviation ikorera. Rero ikibuga cy'indege cya Kanombe cyashinzwe mu mwaka wa 1928. 1928 urumva ko ni kera u Rwanda rutari rwabona ubwigenge tukiyobowe n'Ababiligi. Ariko icyo gihe mutagira ngo cyari international cyangwa se cyari kimeze uko kimeze uyu munsi. Wenda ndagenda ishyiraho amafoto muragenda mubibona. Rero cyaje kuvugururwa mu mwaka wa 1977 ndetse mu mwaka wa 1978, na nyuma yaho gikomeza kugenda kivugururwa. Rero ubwo cyavugururwaga muri 1978 nibwo batangiye gushyiraho amatamino. Kugeza uyu munsi ikibuga cy'indege cya Kanombe gifite tamino 3. Ubwo tamino nabivuga gute da? Abantu bageze na ku kibuga cy'indege muri ni nk'amarembo, ni nk'amarembo niko navuga. Gifite rero tamino 3. Rero nibyo ngibyo nababwira ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Kimaze imyaka myinshi, umva niba cyarashinzwe mu mwaka wa 1928. Ni ikibuga kinini cyane. Rero ni ibyo ngibyo nababwira. Ese hari akandi kabazo waba ufite twe duhari kugira ngo twafashe kumenya this and that ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mukomeze kubana n'amahoro y'Imana.